ahubwo kubw'ibyo mpita nibaza ko ku mazina nta ry'ikizungu ririho ni kubera biography kuri abandika ni wowe wabishatse oya ni gihe wabishatse ko ibyo bizina by'abazungu ndetse nabikuyeho muhe mwaka nabikuyeho ngeze Burayi aho ntangiye kubona amazina amwe abantu bitwa za Tanaze za Jean Paul za Louis ari amazina y'injangwe z'imbaga zabo batunze mu rugo n'inyamaswa zabo navuga niye cyangwa se ari abatagatifu babo ndavuga ntigiye ntabwo nkwiriye kwambaza abazimu bahandi donc ndeka ndavuga nti leave it bivana mu nzira kandi koko ntandi hantu biri nibyo niyo mazina atatu wari wabyara ntabwo urabyara oya aya mazina Janine Julienne uzabyihorere oya ibyo birahari negative vibes yes niko utu twose baratumpa utu terme negative vibes go kanjogera injonge oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda n'impamo ko nagukunze rwinshi oya mama we ndetse ndurenza abandi ndagukunda n'impamo. Greetings everybody watching Legacy TV, nizere ko mumeze neza abari mu Rwanda abari mu nkengero zarwo abari hanze hirya no hino muri kumwe nanjye Albina Sydney Queen of the Mic, the good girl in the city, Queen muri business. Right bana haduherereye n'ahantu heza cyane ari ubusitani bwiza cyane ariho Legend Hotel Kacyiru, waba wifuza kujyana ukaruhuka nahangaha niho gisubizo. Ariko ibyo byose tubireke kuko uyu munsi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi utangaje cyane kuri njyewe Albina kuko inyuma yanjye hari umuntu nubaha cyane muri iki gihugu, nta wundi ni Massamba Butera Intore mu mazina ye mu cyubahiro cye. Benshi mu muzi mu bihangano bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse byanamamaye, abatanamuzi mugende mwandike muri Google, wanditse izina uhita umubona. Hanyuma ndaganiriza urubyiruko cyane cyane rumukunda, mutangire mwandike kuri comments, mu liking, mu subscribing, mu sharing, tuganire nawe tumenye byinshi cyane kuri Liberation Day, tumenye byinshi kuri we tutari tuzi nabike mu magambo arambuye kuko ni intore nkuko abivuga. Let's go Kigali Rwanda, be all in or be nothing at all. Raho neza Massamba. Muraho cyane. Ndanezerewe kukubona. Sana. Hanyuma nuko turi muri pandemic ariko bishoboka nari no kuguhobera. Nguhaye hobe mu buryo bwiza. Hobe babi wacu murahobe babi wacu muraho ndaguhobeye mama babi wacu muraho hobe nshenge babi wacu muraho. Ariko man ijwi ryawe riri mu majwi navuga mu gihugu atuma abantu bagira amarangamutima meza kandi ubwo ndavuga mu buryo bwo kumva ko umuntu w'urugwiro ngiye kuva nakura nkiri muto n'abadukurikiye babivuga. Iyo umuntu yumvishije ijwi rya yumva uri umuntu w'urugwiro, yumva ari umuntu yasanganira aho yakubona ari yose akahita aguhobera cyangwa akakubwira uko abyumva. Sindumva atari ubwa mbere mvuze ikintu sinjyenyine, hari n'abandi benshi. Oya biranashimije cyane iyo nongeye no kubivuga, iyo nongeye kubyumva njye mbivuga nti iyo ugize Imana ukagira abagukunda bakumva abakwifuriza ibyiza burya n'Imana muri kumwe. Nibyo rwose. Ubwo ni amahirwe. Iki kintu mpora nyibaza ni inganzo iva kuri papa babyara cyangwa ni inganzo bwanyu mwavukanye murayikorana? Ni inganzo nkuru. Inganzo nkuru nayisanze kwa data yasanze kwa sogokuru ayisanga ku babyeyi bakuru kugeza kuri ababyeyi bacu bo hejuru kure cyane. So ni inganzo y'iwacu niyo twashingwaga n'indi mirimo nk'ubwo harimo abasogokuru bari abayobozi bari abashefu muri za Nyaruguru ariko bataha bagacuranga bakaririmba. Nibandi bitaga abatware. Babagara abatware. Sogokuru ari umutware mu Nzenze muri Nyaruguru ariko yataha agacuranga inanga. Uzumva bakubwira ngo inanga za mu Nzenze Sentore yaracuranze n'abandi benshi cyane. Iyo nganzo rero n'umurage w'iwacu
icyo gituma nanjye nyikomeraho. hagati aho kuyikomeraho mu bihangano byawe bikomeye cyane harimo iriya ndirimbo Kanjogera. Ni indirimbo imaze kugira, dukoresheje iby'imbuga nkoranyambaga by'iki gihe, imaze kugira miliyoni 1.3 n'amakomantere ntabasha kubara menshi cyane. Uvuga ngo ni indirimbo ikiri kumvwa, ni indirimbo idahagarara. Iriya ndirimbo waririmbye Kanjogera injongi, wari umuziho amateka, uriya mwamikazi niwe wahisemo? Ya Kanjogera injongi ni yari umwamikazi wagize amateka meza. Usibye ko harimo abantu bavuga andi ntazi aho bayakura, ariko niko bimera. Ariko ugiye wayonzi Kanjogera yari umwamikazi, akaba yari umugore wa Rwabugiri. Rwabugiri yaguye iki gihugu. Akaba rero ari umugore wamuherekezaga ahantu hose no ku rugamba, akamenya ko umugabo byagenze, akamugabanyiriza stress, akamuganiriza, bigeze aho yari afite abagore benshi barenga nk'icumi. Ariko noneho Kanjogera kubera ubwo butwari, kubera participa no mu buzima rusange bw'igihugu, bituma abo mukundwa kaza cyane. Twabwira mukundwa kaza cyane. Hanyuma noneho niho hava rero iriya ndirimbo wumva Kanjogera injongi n'izina. Ni nk'igikundiro wavugaga uwo muntu ukunzwe runaka cyane, ukunzwe ugeraho urumva umuntu wari ufite abagore nk'icumi Rwabugiriye, inyuma akaza bose akaba top. Yarahereye ku 10 no ku bandi, kumva ntabwo ari wabanje ku mugore we. Ibyo rero bikwereka ukuntu abantu bakera bari bazi urukundo, bari bazi kuruvuga, kandi bakaruvuga bazimiza, baterura, baruvuga mu buryo bwiza cyane. Ngira ngo nicyo gituma unambwiye ngo ifite za views nyinshi. Ntabwo nari mbizi, ndaza kureba. Ni miliyoni zirenga na n'ubu. Bikwereka ko ari indirimbo izahoraho. Hanyuma uravuze uti izahora, ubwo ni umurage, ni heritage dusigiye mu gifaransa. Ni heritage. Ubwo ndibaza rero iyo heritage nkawe Massamba ubona uyisigiye bande? Uri kwisigira bande? Hari nka movement, hari abana utoza apart ya ballet national. Ballet national ndumva benshi barimo n'urukerereza. Nirwo rukerereza voilà. Ubwo ndi kwibaza ku ruhande rw'urukerereza hari nk'indi movement cyangwa se igikorwa cyo kugira ngo hagire n'abandi ba Massamba bato bazamuka. Ubundi ubivuze neza, agenda umutoza w'itorero ndangamuco ry'igihugu ryo urukerereza. Na mbere yaho rero natozaga n'indahemuka, yari itorero ry'umuryango RPF. Natoje n'amarebe n'ime, natoje henshi, kandi data yantoje neza, anantoza no gutoza. N'ubu ndacyatoza, toje benshi n'abari abajire nabo bita baruti, umaze kumva Joel, benshi cyane ba Odia, bateta, bose nabo ntoza iyo nganzo. Ikikuru kuri jewe nayibonye nk'umurage w'iwacu, ariko nyibona nta kiguzi. Data yimpaye nta kiguzi, soko yimpaye ndi umwana, kandi ntabwo yantegetse ngo nyigishe gusa abari iruhande rwanjye, baba abana cyangwa iki. Ati ngiyi inganzo genda uyigeze ku Banyarwanda. Iyo rero mbonye urubyiruko ukuntu rukunda iyo nganzo, bimpa umutima wo gushaka kuyigisha benshi bishoboka, kubera ko ubu tufite ikibazo cy'uko hari izindi culture zimo ziza z'Abanyamerika, z'Abanigeria, z'abaki n'ibiki. Ariko burya amazi burashyuha, ntabwo bibagirwa mbeho. Kera bazaza muri roots ziwayo. So Giwe gahunda yanjye n'urubyiruko, burya ndi inshuti y'urubyiruko cyane, nkunda urubyiruko. Nabaze mbibwira mu kiganiro, iyo mpuye n'urubyiruko rufite za 20, 23, 24, mpita nongeraho imyaka 2 gusa nkahita ngira 26 cyangwa 27, nahura n'aba 20 ubwo nkabagize 22 cyangwa. Donc chaque fois ngomba kandi ndabumva, numva ibyo baganira. Nicyo gituma niyo mbabwiye cyangwa mbashatse kubigisha, biranyore langage yabo nyifata n'amaterme yabo y'iki gihe iyasohotse iri joro ndarandimenya. Ubuze nk'ubu ngubu muri iki gihe turimo, ni bande ubona bagerageza
ubwo wavuze ba ruti wavuze ba teta bo bafite inganzo kandi iri gukundwa n'urubyiruko cyane nko ku ruhande rwa sekiri ubwo navuga zitari culturel zitari mu muco cyane byo bwimbitse abo ubona ukavuga uti ariko nyamara baragerageza we ndakubwira ngo aba bana bose sinzi ahubwo sinzi u Rwanda koko ruvindimwe n'ijuru abana bose no basohora indirimbo muri iyi minsi ndazumva zose sinshobora kurara ntamenye indirimbo kandi baranankunda cyane bahita banyoherereza ndavuga ni bega abana bafite meme n'ukuntu babiririmba ukuntu babijyamo neza ukuntu babisobanura wumva ko harimo injyana nziza gusa ikintu wenda kikibuze ni uburyo bwo kutamenya kuzimiza ko hari amagambo amwe ubona ko yeruye ariko ibi byose ni ibintu umuntu agomba kwigisha buhoro buhoro ukubitiraho kubera ka influence k'abanyamerika ko gutinyuka façon y'ukuntu bavuga sexe abacu bakabifata nabyo bakabirundamo façon ko bavuga ibiti nabo bagafata ibiti bakabikubitamo no utangiye umira bunguri n'amakosa ugomba kwanza kugira kawe ariko ibyo ntushobora kukubitaho uwo mwanya ngo bikosore tudaboro banze wumve n'igituma babikora mujye impaka muganire hanyuma I'm sure yuko mu minsi mike bazaba bahimba n'izo zirenze za kanjogera n'izindi so ariko ikijyanye n'amajwi na talent n'indirimbo zisohoka n'amaritme arimo jewe mpora ndi uje wanjye nta n'ikindi wumva atari izo ndirimbo zose nzi nuko uzibyina mbabizi ko bibyina cyane ibi byose ndabimenye ikinagaze cyane nari nzi ko ugiye kuvuga uti biriya nakumiro biriya byiza bataye umuco no ntabwo abantu banabakundana bakababwira ibyo ngibyo ntabwo guta umuco se wuhe none se barawuzi tudabora banzu bigisha umuco ubabwire kirazira neyi dore uko bazimiza dore indirimbo uyivuze gutya uyizimiza muri uburyo ibyo ntabwo wabigishaje ntaho babibonye ntago wenda icyo umuntu yakongeraho nuko bagira akantu k'aka-effort gato ko kwegera abo bakuru bakajya bagisha inama niba arakaga ijambo agiye gushyiraho wenda umuntu yayimugoborera neza ariko nabwo ntibaze kuri babandi baba conservateur bavuga ngo turi abanyamuco cyane umuco urakura umuco ugenda ni dynamique so giye waje akambwira ati ijambo ndashaka kurigumamo ariko riragumamo rite nkamushakira irindi jambo ryiza ariko sens yajyanaga mu ndirimbo ye ikaba nziza donc non pas du tout la jeunesse irimo yewe les talents zirimo in fact kandi urubyiruko rwacu ni rugira abahanzi beza bafite talent babaha ibintu byiza babagaburira ibintu byiza apana ibintu bidafite meaning bidafite icyo bisobanuye uzabona ukuntu urubyiruko rwacu n'Amerika n'ahantu hose bazajya baza gushakira ahangaha ndabyumva hagati hari abantu badukurikiye bahita bibaza bati se Massamba biragoye kukubona ntabwo navuga sinabura kubivuga koko uri umuntu w'icyubahiro uri umuntu iyo u Rwanda dutekereje indirimbo z'umuco indirimbo nziza indirimbo zo mu bukwe ni Massamba nta wundi dushobora kumva shawe mbwira ibintu by'ubukwe no gusaba no ku ahubwo bite byarahagaze biramba nari mfite agenda yuzuye abantu benshi hari abonzi bari bavuye muri Amerika n'abandi bavuye mu Bwongereza bahari bari baje kubera ko bavuze bati nta wundi muntu ntandi twakora ubukwe atari mu Rwanda kubera mu Rwanda haba decoration itarabaho abantu bakora decoration coup de chapeau muri bitangaza hanyuma noneho bakaza bavuga ati dot ngomba kuyikora hariya kandi nta wundi muntu atari Massamba ariko jewe nkora n'ibintu kubera ko mbikunda sohora umukobwa mu zandimbo zanjye zisanzwe ariko nareba famille ye umva hajemo indirimbo ugasanga ndamuhimbiye nkayimuhimbira so ni ugarutse kuri icyo kintu cyo kuboneka ndi umuntu ukunda kuba ndi mu rugo cyane noneho hajemo no kuba n'ibi bya covid ngomba hanyuma ngahimba nkiga ngashakisha uko bakera baririmbaga ibi nibiki none nazana mu bakunzi banjye na cyane ni biki
naha urubyiruko mu gihe ngifite ikibaraga mu gihe Imana ikintije uyu mwuka. Nabirebye kuri Google ubu muri iki gihe tuvuga ngo ni ugustokinga kwa kundi ugenda ukamenya uyu muntu ndamenye ibyo mubaza ndamubaza si bikwiye. Hanyuma hari ahantu nabonye mbona ko wavukiye i Burundi Bujumbura, mbona igihe wavutse, mbona na description y'ibyo ukora n'ibyo umaze igihe ukora, hazamo ahantu handitse ngo actor, hazamo umukinnyi wa filime cyangwa se mitanibaza rero kinye filime zirenga nakinye amadocumentaire menshi cyane, nkina filime ya Je serai la main du diable ya Romeo Dallaire n'izindi nkeya za court métrage. Hanyuma noneho nakinye na théâtre pendant imyaka irenga 6, 7, 8 yo muri Rwanda 94 nzenguruka Burayi bwose na hehe ndi kandi ndi acteur principal n'actinga kandi nkanaririmba ku buryo niyo diplome nagiye mbona za certificat nyinshi ntunze hariya. Abantu benshi na filime hano birwa bambwira batari ko wazaje muri filime yacu. Sometimes nkabitinya kubera ko ari level uba warakinyemo uri waragezeho ukaba wifuza yuko wenda iyo level yabaho, ariko ndi tayari mu minsi mike bazajya bambona nanjye n'actinga muri za role zimwe ariko watoranije natoranije ari gihe nyine watoranije role bakampa ntiyi script yose concept nkayireba none ngayitoranyemo role. hagata umita nibaza uko uri kose uri umuntu ufite iyo nganzo, ufite uko ibintu byose ubiyobora cyangwa se limite zawe mu rugo ni nakumeze mu rugo mu buzima busanzwe hanze y'ubuhanzi hanze y'inganzo yawe uko mbona no mu rugo mba ndi aleze n'abana banjye n'abacuti banjye n'aba friends banjye baraza bakambwira byose nakinye abenshi bakina basket nakinye bankomerekeje papa n'ukuri imyenda yanjye ndabona nkamubwira nibwo urukweto rusa nabi ntago ari rwa qualité ejo tuzajya mu magazine mukobwa akambwira ibi nkabwira ntusohoke wambaye kanzira bishye ntago bimeze neza coiffure wakoze banasubirayo ndakongera nayo mafaranga ariko donc nabakreyemo ikintu kimeze nk'ubucuti kugira ngo banyishikire iwanjye ntabwo ndi intare bya bindi by'abantu binjira babagabo ugasanga n'imbeba ziragurutse bana ndinjira aho bugu ugasanga abari bo baje kunyakira no kumfungurira umuryango w'imodoka. Ni bangahe? Ni babiri? Mfite abana 4 mfite 4 bakobwa 2 n'abahungu 2 ariko buryo iyo utangiye ukreye ikintu cya métier n'abana n'iki muraganira kandi mu binshuti ibintu byose barabikubwira ku buryo uranabafashamo. Ndabyumva nk'umure mu artiste ndi public cyane baranzi baranyumvise nta kuntu n'abandi social cyane n'abandi hanyuma nongera mu rugo ntangira kuba intare ariko muri nature yanjye nkunda simplicité nkunda kugira ariko byose nabyize nagiye ku rugamba donc mu nkotanyi burya ikintu cya mbere bakwigisha ni simplicité ukamenya kwitanga ukamenya kwitangira abandi kumenya ko ibyo ufite atari ibyawe yego impano yagwaye izo mpano ariko nawe gerageza uziha abandi. Rero iyo umuntu afite kwakira no gutanga biba ari ibintu byoroshye cyane. Hanyuma tukiri ku muryango twenda no kugana ku musozo ndibaza famille yawe nimba narebye neza muri biographie mwarabana 9 ubu nabo barahari abo muvukana? No, hari umwe wapfuye hari waje before 90 combien 2 ou 3 agera mu Rwanda no Nyanza hariya hanyuma genocide imusangayo hanyuma baramwica uwo n'umwe ketele nene ariko le 8 bandi barahari nabo ni mu muco ni muri bose bari mu muco en fait bose saba artiste bose barabizi bazi utazi nta n'umwe utazi kubyina nta n'umwe utazi kuririmba ariko iyo career ndumva ari yewe yigiyemo nyine
umwe ni umuvugabutumwa, abandi bakora, undi ni umucuruzi, abandi bakora mu bindi, hari abari muri Canada, hari abari muri Canada bagera kuri 3 bari mu yindi mirimo pe. In fact usanga ari jewe nyine wafashe iyo kariya ndayikomeza, ariko bose kubyina kuririmba barabizi neza kuko papa ni ibintu yatwigishije kuva turi bana bato. Hari akantu kane amatsiko sinkazi pe, nanjye ubwanjye witango ndi umunyamakuru sinkazi. Narebye mbona papa yitwa Sentore, ariko mpita nibaza uriya tujya twumva ngo Jules Sentore hari relation. Jules Sentore ni umwuzukuru wa Mzee Sentore. Ni nanjye wamwise n'iryo zina Sentore. Kubera ko hari cyagiye hari indirimbo twakoraga yitwaga abartiste bose yayindi nahimbye yitwa ihorere Rwanda, ihorere gihugu cyacu, warakubititse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi. Nawe uzi ko yarimo ari muto cyane, uzakareba ari gato cyane, bakatagira isura, iyo urebye iriya sura ukareba n'ubu ubona harimo difference. Noneho ubundi yitwa icyo yitungiye Jules Bonheur. Hanyuma noneho bansaba amazina yabo bose kugira ngo wenda nabo babashyireho. Dareba igizina cyitwa icyo yitungiye, ariko ndavuga nti nawe afite droit yo kwitwa izina rya sekuru. Ndavuga nti okay, ni mwandike Jules Sentore kuva ubwo hari indi zina yongeye kwitwa. Kandi koko ni nari abantu bamumenyeyo benshi. Ni nabo abantu oya, hari n'igihe bavuga ati Sentore nkikankagira ngo data arazutse, kuko ngiye nzi Sentore ruvyo, ariko yo ukumva burabizi ngo ejo ari kumwe na Sentore yazutse se. Nabo bavuga Jules. Ariko noneho n'abandi buzukuru bahise bafata izina rya Sentore. Hari witwa Igor Sentore, hari witwa Lionel Sentore, uriya waririmbye ndavuga kuri imena y'urugamba ndatirwa abahizi abi Burayi, nawe yabaye Sentore. Runo nigeye nyine gusa, ariko jewe Sentore yampaye izina ryitwa Intore. Ampa n'irindi yitwa Butera, ko Butera yari ngira ngo Butera umaze kumva wari intore cyane ikomeye cyane Nyanza, nawe wamwigishije, bituma jewe ntafata izina rye. Ndavuga nti reka nzagumane ayo ngayo yampaye, kuko yanyise ashaka kumba intore, ashaka kunzigisha, ashaka ko nzagera ku rwego rwiza. Ndanamushimira pe. Ahubwo kubw'ibyo mpita nibaza ko ku mazina nta ry'ikizungu ririho, ni kubera biography kuri abandika, ni wowe wabishatse? Oya, ni jyewe wabishatse ko ibyo bizina by'abazungu, ndetse nabikuyeho mu muhe mwaka, nabikuyeho ngeze Burayi, aho ntangiye kubona amazina amwe abantu bitwa za Tanaze, za Jean Paul, za Louis, ari amazina z'injangwe z'imbaga zabo batunze mu rugo n'inyamaswa zabo. Ndavuga nti cyangwa se ari abatagatifu babo. Ndavuga nti ngewe ntabwo nkwiriye kwambaza abazimu bahandi, donc ndeka. Ndavuga nti leave it, bivana mu nzira. Kandi kuko n'ahandi hantu biri nibyo, niyo mazina atatu. Oya, wari wabyara? Ntabwo urabyara? Oya, aya mazina Janine, Julienne uzabyihorere, uzamwite Isimbi, Nyamibuga n'akandi. Wenda n'andi mazina ashobora kuba ushatse gushama akantu k'ikizungu agezweho, atari yayandi abazungu batwise kubera ubukoroni bwabo. Banarangiza bajya iwabo bakayitirira imbwa, bakayitirira injangwe, bakayitirira izi ngizi wumva ngo umuntu akirata ngo yitwa Alexis, yitwa Aimable, yitwa nothing. Hanyuma Massamba, muri iki gihe turimo turasatira jour de la libération, niye gahunda mu buryo buri culturel, mu buryo bw'inganzo yanyu, cyangwa se muri movement zari zose muteganya? Mfite ibintu bibiri. Ni umunsi udashobora kuncika, ko umunsi ukoza amateka yanjye kubera urugamba. Kandi iyo umuntu avuga Massamba, umuntu amuvuga nk'umuhanzi, ariko akanamuvuga comme aussi un artiste, iyo bita un artiste engagé. Ukanongeraho wenda ko mu Cyongereza bakunda kuvuga ngo a freedom fighter. Freedom, yeah, I understand. Yes. Kubera ibi byose mba naraciyemo, bikoze ubuzima bwanjye. So ubu ngubu gahunda iriho nuko nimo nzategura igitaramo cya inganzo yaratabaye gihuza bari abenshi bavugaga ba Ruti n'abandi bose, dukora izira ndirimbo za kera n'izindi nyinshi zijyanye
no kwibohora ni gute abanyarwanda n'izindi ndirimbo baririmbaga kugira ngo bashakishe igihugu cyabo, bumvisha abantu ko bagomba kwinjira muri uwo mugambi, kugeza aho noneho tugeze mu ntsinzi, muri liberation, ukuntu byagenze. Icyo nzagikora, ariko ndangije n'ikindi kiri muri gahunda ya Iwacu Muzika Festival. Kiza ngira ngo bazakerekana nka le 3 ou le 4 soir, aho naririmbye ariko ndirimba uniquement indirimbo za kitamaduni. Rero ni indirimbo za gisirikare, za morale zakoreshwaga hariya ku rugamba, za jenga taifa, za kibonge, za inkotanyi cyane, za Rwanda itajengwa, bene izo ngizo, kugira ngo noneho abantu mbagarure kwanza muri ya mode ya ni umunsi nashobora kurata. Niyo byari kugenda gute, niyo bari kuvuga bati covid uribuka ya lockdown yabaga guhama mu nzu, nari kwicara nta muntu usohoka, mbega nari kwicara muri salo yanjye ngakora igitaramo cyuzuye cya liberation day, kuko mba numva ari deni mfite ntapfa umunsi uncitse. Ubwo rero ibyo byose tuzabikurikira ku mbuga ubwo kubera ko nashoboye gusohoka nkabikora. Arabiye na Iwacu Muzika yarabikoze, ariko nta kuntu izabicisha muri Rwanda Television. N'icyo cya Iwacu Muzika ni gahunda nzakora na Arabiye, njyane babandi twicare kuri plateau, noneho dutarame, noneho banatubaze n'izo bashaka tuze baririmbira. Massamba ngiye ndumva habaho nka patu, reka tuzagira patu, tuganire, tuvuge ku rukundo, tuvuge kuri social, tuvuge ku bindi. Nta kibazo rwose, wari ukoze cyane. Hanyuma hari uko biri kose abantu badukurikiye, haba harimo abantu banenga ibihangano by'umuntu. Wowe uri umuntu byakira ute, abantu badisinga ubwo mu cyongereza, cyangwa se babona ibyo ukora akavuga ngo oya situbishima, situbinezerewe? Ubu se jewe uravuga kuri jewe noneho ibyo bihangano? Kuri wewe personnel mu bicamute, nk'iyumvishe nk'umuntu nk'uwo ukunenga, cyangwa se utishimira uri we, ubigenza ute, ugitwaramo? Uzi ko bishobora gutangaza, ni gake numva abantu banenze ibihangano byanjye. Wandi ibihangano birimo ubusizi bwinshi cyane. Ubusizi ni ukuvuga ngo au niveau ya poétique, la poésie un peu plus approfondie. Usanga kenshi ahubwo benshi bavuga bati biratugora rimwe na rimwe ntitubyumve, bagakora ugasanga ari bimwe, ariko kubinenga byo usanga kenshi ntafite abantu babinenga. Naho abakunenga wowe ku giti cyawe, ugasanga nk'umuntu yakuvuzeho ikintu kitanejeje, kuko turi kubicamo muri iki gihe urubyiruko. Ibyo birahari, negative vibes. Yes, niko utu twose baratuma utu terme negative vibes. Donc abo ngabo babaho umuntu uzi, umuntu ashobora kwanga nta n'icyo kwangira, ntimwaganiriye, peut-être tu lui apparais pas vraiment sympathique, akaba yakutekerezaho ibintu, noneho yagira ikintu gituma umutsitaraho, akavuga n'akari murore mugani. Me icyo nashaka kubwira nuko abo bantu bose ntawuneza bose, ntawuneza isi, ariko giye burya abantu bavuga nabi nababwira iki, bajye bakomeza bavuga umuntu uriho, kuko igihe ntazaba ndiho, cyangwa se mugenzi zaba nta kintu na kimwe nimo nkora, nta muntu uzamvuga. Kuba umuntu akimvuga, yamvuga neza cyangwa yamvuga nabi, nuko ndiho. Uwo muntu umuha umwanya, mu gifaransa babyita donner le temps au temps, tuvuga ngo muha umwanya azageraho yumve ko na papa bamuvuga ibintu, ari papa nyir'ubutungane, niko bavuga, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutungane. Ukareba umuntu agatinyuka akavugana n'ababohoye igihugu, n'ubu
bakigikorera n'ubu bakikitangira nawe ubu ngubu ni ibintu ubaha byiza n'ukuntu usa umukobwa mwiza ubu ngubu hari abantu bashobora gukritika nta mpamvu ushobora kumbaza uti uramuvuga utyo kubera ngo yango ngewe ndumva atashimisha niba atagushimishije se urabivugira iki wabyihoreye wabigumanye mu nda ukabimira aho kugira ngo ujye usohore ikigambo ni ingeso rero kandi mugana wawe nabonye igenda ikura mu banyarwanda yo gushaka kuvuga nabi kunenga kuvuga nabi ni ibintu ubundi ababyeyi bacu ntago babigiraga uhura n'umuntu uti ariko waruzi uyu muntu agatangira akamuvuga ibintu ukumirwa kandi byose reka ndagize akaru gato nibyo bahimba hari ibyo njya numva nkavuga ariko ibyo bintu byose uvuze uwo muntu uko muze yavuze umuntu ibivuze byose kubabeshya ese uhimba kunenga nabi kuvuga ibintu wahimbye indirimbo cyangwa ikindi kintu cyagira akamaro abanyarwanda ibyo ukabyihorera so iyo ni ingeso bari barakwiye kugenda ahantu bagakaraba bagashaka icyuhagiro bakabivaho kuko ntago ari muri politike baranenga nabo batereka tunenge indirimbo reka tunenge football reka tunenge abayiyobora bahura bari kunenga byabaye nk'indirimbo sinzaba ahubwo abahimba no gutakaza umwanya kandi ni ingeso mbi kuko urayikurana ugahuri uri une personne négative muri wowe bakakubonamo a negative person nta kintu na kimwe cyiza kigushimisha ugahura ushimishwa no kuvuga ibintu byiza iyo wasinze bakavuga ati numaze kwanza mumuhe inzoga nasinda aravuga byiza nako ni muzima nako c'est malheureux Massamba uko nanjye ndimo hari abakunzi benshi batagira uko bangana bakunda ibyo ukora bagukunda nawe ubwawe abo wababwira bege imigisha abo nababwira ko ndabishimiye cyane mukomeze mu nkunde ndumutonto mwiza ukunda urubyiruko w'inshuti yarwo igihe cyose mufite za rencontre zanyu mwahuye mushaka kurya show muzajya muhamagara ubu ngubu ntibishoboka kubera covid ariko nimara gucogora kabisa muzantumire nzajya nza dusangire muzumirwa muzasanga tungana tuganira dufite vibes zimwe mukomeze mushyigikire n'inganzo yanyu y'u Rwanda aho abantu bagomba gusubira kuri roots zabo ariko mutaretse nabira byose kugira ngo habemo diversity kandi urubyiruko mukomeze ngo beza mukomeze mukore sport mukomeze muse neza u Rwanda uje kurusura ntajya traversa ngo ave Kigali aeroport yiruka agenda mu birunga kujya kureba ingagi gusa ariko azajya asanga abantu beza baganira batarama bishimye kunkunda byo ndabizi ko mu nkunda kandi nanjye ndabakunda ndabasabira ku Mana yuko mutera imbere kandi cyane cyane mugateza imbere iki gihugu cyabibarutse nimwe maboko nimwe mbaraga z'ejo mwizipfusha ubusa ahubwo nimujye mbere Imana kandi izabibafashemo songa mbere nk'uko ari Legacy TV mwari muri kumwe nanjye Albina Sydney impande y'Intore nkuru Massamba ntago wagenda ari Legacy TV utashyizemo ya ndirimbo kanjogera ariko nanjye niyo nkunda ndayibonye ngo kanjogera injongere oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda n'impamo ko nagukunze rwinshi oya mama we ndetse ndurenza abandi ndagukunda n'impamo ndagukunda shenge ndagukunda disi we ndagukunda n'impamo
urakoze cyane Oh, thank you. Sawa, dusoje. Eh.